turi kumwe n'umuhanzi nyarwanda, watangira wibwira abadukurikiranye. Se urinde, witwa nde, ukora ite, ubarizwa muri tsinda, se ukora ku giti cyawe cyangwa uri umukoraliste? Tubwire muri make. Amazina yanjye nk'uko batangiye bimbaza, nitwa Victor Muvunyi, akaba ari amazina niswe n'ababyeyi. Gukora rero ntago natsinda nkorana naryo, ni ku giti cyanjye, igihe nyine ntago ndi umukoraliste. Muri make ni jewe ndiyandikira nkaririmba. Umaze kutwibwira ariko ntituramenya se uririmba iyihe njyana, ni iyihe purpose ufite, si indirimbo zawe hari ubutumwa zitanga? Tubwire uko uteye wewe muri make. Indirimbo zo message, urumva byonyine kwitwa indirimbo bifite message igomba gutanga. Message zirahari, njyana wambajije ni R&B. Okay, maze kutuganiza kuri bino. Se watangiye ryari? Se inganzo kugira hari aho uyikomora mu muryango, cyangwa nk'umuntu w'icyitegererezo ndaba bararebeyeho kumva uramukunze bigatuma nawe ujya kuririmba kimwe nawe? Injyana nk'uko nabikubwiye ni R&B. Ndatangiye 2014 nibwo indirimbo ya mbere nayikoze, nikorera muri studio bita Top 5 Sar. Icyo gihe yari ifite branch mu Biryogo, ntabwo nigeze njya i Musanze nk'uko abantu benshi babizi. Nkoreragwa n'umuproducer bita Jarick, niyo bankoreye icyo gihe indirimbo ya mbere nise Iminsi. Nyuma yaho tuza kongera no gukorana indirimbo ya kabiri nise Umwamikazi. Aho mbikomora rero nta handi, hari abahari wenda atari ngombwa ko bahita bajya mu itangazamakuru nonaha, ariko barahari. Waduha nka kapera ku ndirimbo yawe imwe muri izo urimo kutubwira nk'Umwamikazi? Umwamikazi nta kibazo. Uri umwamikazi w'umutima wanjye, kana kamabukwe, oya ntugahogore, gicuba cy'amata ntugacubangane, gicaniro cy'inka oya ntugasinzire. Uri umwamikazi w'umutima wanjye, kana kamabukwe, oya ntugahogore. Uri umwamikazi w'umutima wanjye, ndadiva kusi nanjye ndacyahari. Umutima wanjye warawutwaye, uko ifite abaho itabona amazi, peni na pepa byose biruzuzanya. Uri umwamikazi w'umutima wanjye. Urakoze. Mfite aho mbikura kandi kabisa neza cyane, numvise ufite melody nziza kabisa, courage. None se ufite umuterankunga cyangwa urakikora ku giti cyawe? None se watubwira kuri iyo ndirimbo yawe nshya? Watangiye utubwira amazina yawe, ariko ubundi amazina y'ubuhanzi ukoresha ni ayahe? Amazina y'ubuhanzi nkoresha nk'uko nabivuze, nitwa Dadivi. Uje kujya kuri YouTube cyangwa Dadiva Kusi, Umwamikazi, Jarick Production. Umwamikazi w'umutima wanjye, kana kamabukwe, oya ntugahogore, gicuba cy'amata ntugacubangane, gicaniro cy'inka oya ntugasinzire. Umwamikazi w'umutima wanjye, kana kamabukwe, oya ntugahogore. Uri umwamikazi w'umutima wanjye, ndadiva kusi nanjye ndacyahari.
umutima wanjye warawutwaye kuko ifitaraho itabona amazi Beni na Pepa byose biruzuzanya niko kuri jye wabaye icyuzuzo gihozo cyanjye ndagukundwa kaza kuko kuri jye wabaye uwa mbere Mwamikazi umutima wanjye kana kamarwe oya ntugahogore gituba cy'amata ugacubangare icaniro cy'inka oya ntugasinzire Mwamikazi umutima wanjye kana kamarwe oya ntugahogore uyu mwamikazi umutima wanjye sinzakora koto kimwe na bubu nzakubahirira icyo